Yes, reka tubifurize rero kugira umugoroba mwiza nshuti bakunzi bacu ba Top Kivu News. Hanyuma rero turagarutse mu makuru agezwe muri uyu mugoroba na makuru menshi cyane ari kuvugwa no mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ngo birongeye bihinduye isura bwana Fisi gisangani noneho bayigize umuyonga. Ariko rero oya ntago bongeye kuharasa. Kandi baharashindiro dikota za FARDC. Okay, ni FARDC ariko handi ntago bongeye kuharasa. Ariko nanone harayandi makuru nongeye kukurura kugwaho. Ntago ngo haramenyekana ngo umuntu warashara kwa kira kibuga cy'indege. Hari nandi makuru rikasotse none ahangaha ya breaking news avuga ko MV3 nonaha birakekwa ko ari irashe amamodoka ane y'abasirikare b'abarundi bari bazamutse bavuye neza ku mupaka Katumba berekeza no za Kawezi. Ibintu bibaye mu masaha ashize agera nko kuri 3 akakanya nagahoma umuntu. Twirwana noneho ibyikoreye aba batanzania nagahoma umuntu. Twirwaneho ubwayo ikikoze turaje tukibasobanurira mu kanya gato cyane nka kuguhumbya. Yes, reka amakuru tuyite ko twihuta twanzika cyane. Duhere hano kuri muri oya Kisangani. Dere Kisangani. Kisangani ibintu bikomeje kwa bibi cyane. Ariko nanone amakuru ari kuvuga yuko ngo atare mu 23 ngo yabikoze biriya bintu. Ngo nanone ngo hakibazwa ngese ngo ninde wundi waba bikoze atare mu 23. Bagasanga ngo bishoboke ko ngari abagambanyi bandi bari muri iriya coalition yose bakoze biriya bintu ngo none bikaba biri kwitirirwa M23 ngo kuko ngariyo ngo bahanganye cyane. Nese MV3 yabyihakanye. MV3 nta kintu irabitangazaho. Nukara amakuru ari kuza nyine avugwa gutyo aza gutyo M23 ntago irabyemeza neza yo ijyahagaragara. Ubwo nubwo bavuze ni kwa kwirengagiza bagize ubwoba baravuga ati ibintu ntago MV3 yabishobora pe. Ati ko biri kose intaga ari kugira ngo bakunde se babasebye ko nta mbaraga bagira nta no gutinyura abasirikare nta mbaraga bagira ahangaho no gutinyura abasirikare bareke kugumira kugira ubwoba bavuga ati niba M23 ishobora gucisha hejuru ya drone ababirigi ikagenda ikarasa Gisangani noneho turapfuye turashije noneho turashije noneho rero turashize bati turashije turapfuye turahungira Imana dutabare noneho ahangaha nk'igisirikare rero cy'igihugu kiba kigomba gukora ibishoboka ibyo ari byo kugira ngo cyongerere morale ki abasirikare bakabatangiye kuvuga ko ari ubugambanyi bwakozwe ibi bintu bikaba byakozwe na bamwe basirikare no mundi ba FARDC kubera ko ngo babonanga nta kuntu M23 yabigenza kumbi ni M23 yabakomye imaze kubakoma baribaza baravuga ati aya makuru nituyatangaza abanyagihugu bakabimenya bose baravuga ati M23 n'ikinca zizahagera. Nanone bavuze yuko ngo ubu bugambanyi hari wabajije ngo se ubu bugambanyi nimba ari ubugambanyi bwaba bwakoze bwaba bushingiye ku kinga impamvu nyamukuru yari yi bavuga yuko ngo are mu 23 ngo yashoyemwe ibiceri ngo bagenzi babo bakabagambanira akaba ari bo ngo barasa hariya. Reka nkubwire rero kuntu babikozeho nanone ubundi je naringize ngo wenda bari kuvuga yuko byakozwe na ba FARDC nyine FARDC akaba ari bo babikoze ubwabo ariko nta ruswa nta oya niba haje mako kantu k'ibiceri n'ubundi abasirikare bari bugira ubwoba erego wakugambaniye uno musi nejo yakugambaniye bamfasha erego ubundi iki gisirikare cya Kongo kizwimo ruswa nyinshi cyane. Rero bari no kugambana ni reka twinjire muri icyo kibazo neza noneho ariko hari akantu waruvuze kari ka hano handi barashe ndagira ngo tuhite twinjira muri icyo kibazo neza niba bari kuvuga yuko ku munsi w'ejo MV3 atari yarashe kino kibuga cy'indege noneho niba dusobanurire umuntu warashe ibiro bikuru by'ubutasi bikusanyirizwamo amakuru ndetse na headquarter za gisirikare nkuru arizo zitangirwamo amategeko n'ibikoresho amura yose ibikoresho bya FARDC ari Gisangani yo yatwitswe nande yarashwe nande ese nabyo byakozwe na FARDC ese nabyo ni M23 ese nabwo n'ubugambanyi bwabaye none niki nta nkongi yabaye ni drone yitumbuye hejuru nanone ahubwo dusobanura uburyo icyo gikorwa cyagenze. Iki gikorwa gisa n'icyabaye ejo neza mu kanya gato mu masaha ya za saa 2 gutyo mu gitondo kwa kunda abantu bamaze kubyuka batangiye gupanga nyine gahunda zigiye gukurikira so abajya mu kazi bamwe babagiye ahangaha nibwo hasotse inkuru kuri Minembwe capital urumva igitangaza amakuru cyara n'ubundi muri bira bice byo muri Kongo cyase cyandika inkuru uvuga ngo ibiro bikuru bya gisirikare igisirikare cya FARDC bimaze kuraswaho
ati biravugwa ko haguyeho drone kamikazi, ya drone ishwanyukana n'igisasu. None birangiritse ibyo cyo gisirikare kandi ni nacyo cyari mu butasi bwose bwa FARDC bukorerwa hano muri buno burasirazuba bwa Kongo. Niryo kusanyirizo ry'amakuru yarahari, ndetse niho bacapiraga ayo mamapu ya intare za Sarambwe ziherereye. Ibi byose byatwitse. None se niba atari mu 23 yabikoze, muratekereza FARDC yabikora ngo yunguke iki? Ibingibi ntago twabibaza abadukurikiye. Oya nyine wenda, oya nyine wowe reka nkubaze, uratekereza niba bitabyakozwe na M23? Urabona FARDC yaba yabikoze hano batwitseho shandamya neza kare mu 23. Noneho reka tureka kubishinze M23 ari kugenda avuga yuko ngo atari bo, abandi ngo nibo gusa. Niba 23 nta kintu iratangaza, usibye naho twaba ibimenyetso bihari buriya biragwa kure mu 23. Buriya reka nkubwire, niyo umuntu atumva arabona, niyo utabona uba wumva, niyo utumva utanabona urakabakaba. Urumva? Ahangaha nta muntu wayoberwa waba wakoze zino operation. Sasa wenda reka tuvuge ko ataba ari M23, none kuri ubu yaba ari Thomas Rubanga. Oya uriya se kaherereye kure cyane, kari turi n'ubundi isa niyegeranye na Gisangani, ni na hafi cyane. Yego nibyo, ariko kuko yuvuya ujya ahantu bitazatoma, uriya nta bushobozi afite bwo gukora ibyo bintu. Ikindi nanone kandi aha muri Kinshasa, nanjye ngo muri Kinshasa, muri hano muri Kisangani, muri Kisangani wakabyarawe, reka nkubwire yuko aba bose bari hano bacunga ibi bintu by'amadrone, bagacunga n'ibiki byose. Iyi ni imvura kudusakuriza cyane, ntabwo iri gusakuza. Abantu bacunga ngo ibi iki byose, bino bigo byose bya gisirikare, babareba bagasanga ibyangijwe bifite agaciro kanini cyane, ndetse ko ngo ari igihombo gikomeye kiri hejuru cyane, nicyo kiri kuza mu bihombo bigera nko kuri 3 byabaye hano kuva ino ntambara yatangiye. Ahangaha kandi andi makuru ndi gukurura, nubwo FARDC iri gusa n'ibyihurura, nuko bavuze batekereje baravuga ati niba bimeze uko nguko, ntago dushobora gutangariza abantu ko M23 ari tugabye bitera. Tugomba kuvuga ko byakozwe mu bugambanyi bwabayo, bwakozwe FARDC, bakaba ari bo baturasa kugira ngo batagira gute, bataza gutera ubwoba abasirikare bari ku rugamba. Ikindi cya kabiri no guhabura abanyagihugu, iyo ni inkuru yica mugongo. Bumva yuko M23 noneho n'ahandi hose izahagera ikora ibyo bikorwa. Niba ibashije kurasa Gisangani turutse muri Goma, urumva ko byaba ari ibibazo bikomeye cyane. Bakavuga yuko rero bino bikorwa baramutse batangaje yuko byabayeho, cyaba ari ikibazo kindi gikomeye. Reka twihutire mu yandi makuru. Mu yandi makuru ari kuvugwa aka kanya n'ubundi mu bikorwa bimaze gukorwa, Twirwaneho yamaze gufata abatanzania bagera mu 8. Yamaze gufata abatanzania bagera mu 8, irangije ibohereza Igoma. Uko byumva neza, yabohereje Igoma, ndetse kandi nanone hariya n'ubundi mu Minembwe ikaba yongeye guhanura indi drone nanone yari turutse ara muri biriya bice bakomeza kuri posta zayo, sinzi ahantu biherereye, ariko nuko iyi drone yaturutse mu birindiro by'izi ngabo zirwana ku butegetsi bwa Kinshasa. Aha rero n'ubundi bakaba bari bongeye kubigaba hano muri Poezero, ariko aba batanzania bo uburyo bafashwemo, aba ni abatanzania bari baje kwiga ikibuga neza, uburyo ki bagomba kugira gute, bagomba kuza kurwana bafasha aba basirikari bose barwana kw'iri huriro. Ubwo rero bari kwiga neza ikibuga baza no kuneka, nibwo rero Twirwaneho aba basirikari yabafasha. Mu yandi makuru rero agezweho none ahangaha, amakuru ari kuvuga ko Twirwaneho yaba yakoze akandi kazi gakomeye cyane cyane ku bijyanye n'uru rugamba ruri kuba hano muri izi ice za Puezero. Amakuru ari kungeraho aturuka muri bino bice aravuga ko Twirwaneho uyu munsi yabashije guhangana n'abasirikare ba FARDC nyuma y'ibitero bikomeye cyane bari babagabyeho. So sinzi bwana Fisi, rero ndabona imvura hano imaze gukomera, hari kujyamo ibintu by'imiyaga, nta miyaga iri kuzamo. So reka dukomeze
nimba rero nta bibazo bindi birimo ku buhanga bw'ibyuma bari kutwumvira, nimba nta imvura iri kuzamo nta kibazo twakomeza. So reka dukomeze rero, gusa iri gusakuza ku bwinshi cyane. Amakuru ari kutugeraho none ahangaha yemeza neza twirwaneho mu by'ukuri, ubona ko yakomeje kugenda ikora akazi bwana Fish kandi keshi. Hanyuma ndumva twari dufite amakuru menshi cyane, imvura ndabona ituvanze, ntabwo twakora turi mu rusaku rungana uko nguko, dushobora gukora amakuru mu buryo butari bwiza, ahubwo icyiza nuko mu kanya gatoya twaza kuyabagezaho. Nta kibazo, turaza kuyabagezaho, reka tube tubahaye n'izindi update ziraba zatugezeho. Dore rwose hano hanze imvura imeze nabi cyane, sinzi namwe niba aho muri iri kugwa mutubwire. Muri Kigali hose, muri Kigali kabisa imvura iri kugwa no muri Ntuzi. So hanyuma turagaruka tubabwira ibyizi imodoka z'abarundi zimaze kuraswa mu kanya gato gashije, hanyuma turanababwira Kinshasa ukuntu Kisekedi bamaze kumubirundukana, bamuzamuye umutwe hejuru cyane. So byo turabigarukaho na Neva tubabwira uko byifashe. Yes.